wantumbaganiwe ari amacinya rero hari ukumbabona yaho nta uramuhungu nakubwiye ngo ahirire ingurube wowe akapfa wazahiriye uramwana ari gemba mbona rwose ubwenge bwe ntazi uko bumeze urahageze se wa mwana we waje uva muri yo ariko wantumbaganiwe uburuso bwanjye buriye bw'amenyo iki uburozi se kuva jya ruroga wa mwana ndakubwiye ngo uburuso bw'amenyo bwanjye buri hehe urujye kubuma uburuso bw'amenyo kanje navuze ngo ntabuzoye kujya mfatanya nawe kandi ndibajomba mose hakusaguruka yose ngiye mbikana nawe ahubwo tugiye n'ucacu ubusuganye bw'amenyo ariko se tujya tuvugisha ukuri abantu haragakeya wantumbiwe hako siri mubi ariko bizajimana uyu muntu agira ubwenge asesha amakuru akazitunga amakuru ye rwose amakuru ye araho mperuka bamukubita vide mu mutwe akabantu barakomeye yarakize yarapfuye barasudasudiye rwose ariko ikigaragara cyo azaba ariko yamaze kuba igisenzegere uramugaba ariko yarazinyweye yarazinyweye nkagira ngo zizamucamo ese nta ntebe iraho ngo ugire wicarera ahubwo narinje kureba Mudidi ase ubundi Mudidi uriya mwana agira ubwe Mudidi we Mudidi kugira ngo ari wowe nkarabira ubundi simbona asa nabi akana unyuguza yandi uzanizo neza na yandi nayo yarahari rero niko mwabahungu akakandi ese ubundi mwampagurukiye mu rugo mwabahungu rero za yankoni yanjye yindi ya kabiri mwere izimbwa iyo usanga hanze yo kavuga mwe akwa Mudidi wa macinya mwana rero nta cyuma hamukanya umutima n'ushya ndabona cyasana bajya ngo ni umukasi w'abatayeri cyangwa ihene iri hasi yayirebera nibuze n'utuntu twatsi two kurya ingurube yo turayifata turicaye Mwiriwe abaha mwiriwe mutese mukomere cyane wawe ndo kwa kazitunga ni ngiye kwa kazitunga kwa kazitunga asesha amakuru ya kazitunga akazitunga amakuru ye rwose amakuru ye araho mperuka bamukubita vide mu mutwe akabantu barakomeye yarakize yarapfuye barasudasudiye rwose ariko ikigaragara cyo azaba ariko yamaze kuba igisenzegere uramugaba ariko yarazinyweye yarazinyweye nkagira ngo zizamucamo ese nta ntebe iraho ngo ugire wicarera ahubwo narinje kureba Mudidi ase ubundi Mudidi uriya mwana agira ubwe Mudidi we Mudidi wantumbaganiwe ari amacinya rero hari ukumbabona yaho nta uramuhungu nakubwiye ngo ahirire ingurube wowe akapfa wazahiriye uramwana ari gemba mbona rwose ubwenge bwe ntazi uko bumeze urahageze se wa mwana we waje uva muri yo ariko wantumbaganiwe uburuso bwanjye buriye bw'amenyo iki uburozi se kuva jya ruroga wa mwana ndakubwiye ngo uburuso bw'amenyo bwanjye buri hehe urujye kubuma uburuso bw'amenyo kanje navuze ngo ntabuzoye kujya mfatanya nawe kandi ndibajomba mose hakusaguruka yose ngiye mbikana nawe ahubwo tugiye n'ucacu ubusuganye bw'amenyo ariko se tujya tuvugisha ukuri abantu haragakeya wantumbiwe hako siri mubi ariko bizajimana uyu muntu agira ubwenge ucacu ubusuganye bw'amenyo ase basi gisafura kanjye sikanga ariko ugira ubwenge unase burato bwanje nza wabushize hako bukoko nzigire uyu mwana banze kandi ashaka kamunani uburoso cacu ubusuganye nigende ubu ntago ari bwo ntago ari ubwongo wajyaga kunsakura fata ibyo ufata ariko barakuroze
mana hari igihe mbabona igihe umunsi umwe nzakwitendeka hejuru urumva muze tutabipfa tujya tuvugisha ukuri ubu nakubwiye ngo ahirire ingurube wazahiriye ziriya hene iyo mwijuru wankubwiza ukuri shahu rero ziriya hene nimbona zitahaza ububondo bumeze gutya nk'umugore gwenda kubyara wanambaye gutya nge hakujye nakuti nge nako hakusiki ushaka amahane ushaka amatiku nge bajye kundira imboga bumenyo ngewe oya uramukubita baragufunga utazarwana n'umusaza muze nturemuze nimenye ha amazi ureba niwe birebaga nguko uko bajya kumukubita icupa yabyagenze gutya urumva uzagenda urebe kazitu noneho ngo umutwe barabashiteye ibiremo no gutunga umusaza urutoki muri leta barabihanira uzereka nkugende ariko uri kuntunga intoki uzereka nkugende ndaki ariko aya macinye nta ubanza hari waranyibagiye tujya tuvugisha ukuri oya buretse ndetse tujya tuvugisha ukuri oya mureke mwesure je mureke mwesure neza ishatanye nigende mureke mwesure je mwereke karori ko ntajya bareka tubyoroshye oya mureke mwesure kuzabyima namwesura musigeho muze ihangane naramubyaye nkabyara n'ubundi nabyara n'ubundi ngewe nta soni ihangane imbwa y'imbesire yakwahirira iyangurura bazabibona ariko mwihorere birwana naho kuva mu gitondo niwavomye kariya kabubiri konyine uzume naho amazi ngegera umwana w'imyaka 2 okay ntacyo neza ishatanye nigende ntayo nguhaye sha iyo mwijuru ari mwihorere ajya ngo ubu ngo mugiye he ako musigaye munywa ibikisha nta bintu tuba twanyweye pe kubyiza ukuri uvuye ahangaho utahiriye ziriya ngurube utamenye ziriya hene ntungarukire mu rugo wirariyeyo urimo urumva biratwigendere mwana ureke muze papa uzi njyana amatungo yanyu mafite oya tuvugisha ukuri biriya bijumba ubu turongera turarira ubugari icyumweru bibiri ubugari ibijumba byabonetse sawa ugweyo cyangwa ugumeyo ninza kabanze mbika intwaro yanjye buramba nkumenye umutwe urumva kigali we handengera ingegera we ingegera mbyayimeneho amazi imbere y'umwana oya hari igihe mba numva uriya mwana ku izina ry'Imana nkorogoshora ejo bundi waragiye waje saa 7 wakapfa we ngo umenye ko upfuye niwaza kunesha umutwe gute wapfa ahubwo bikagereza iki kwizera ry'Imana koko ubuse uyu mutima yari ngiye guteka ubu koko kwizera ry'Imana urabyenye umuhondo gubingiye ni uko ngemba muhondo bira bintu urese kamaze nkuba ufata umwana nkanya kansurwa ngeze hari oya kurwana n'umusaza ntagari unjenge ntiborosheje mukanye n'inseka mukoga abona n'igiki mu menyo kandi n'inseka abona igishwa kibiva mu menyo oya nago kuye kurwana n'umusaza kuko ni yarakubyaye ni wowe mbaragaze afite ndumva nana bose waba umufashije icyakubyariye kumwica ndumva nanabireka mwana ndumva nanabireka ntago twabireka ahubwo urabona nsaguye sha urasa neza kabisa sha urbuki pe nta menyo nta kibazo afite nubwo utiborosheje nabirenze biragaragara ko niborosheje ntago bigaragara n'ubundi urasa neza pe kamangiye gusoza cya kibazo ko intangiye turahangana oya idahangana n'umusaza kuko nawe ntambara gufite zo guhangana n'umusaza kandi ibyo bakeye cyenda ahandi hose ntabwo ukeye ntarebe kabisa Mwiriwe Muzutese ntabwo tuzi ko wawe nagaruka muri kureba hakundi hano mupaniki subundi uje kunzi rero muzi se duhuriye sa kiyo geka tugireka
ninje kwa sheri wawe. Sheri wawe wize ko tugira benshi hano. Azi magambo teta. Yes. Amubwene. Teta kigogi ni wumva. Teta. Sawa ukitaba. Sambuka sheri wanjye. Ndashaka ukuntu niriwe neza. Ibiciro byanyishe. Ambe nkari tuturimo waruri. Mukomere sheri wanjye. Uyu mutima Ate wihengeye ku kuntu wongera wigarura bite? Ako mumeze neza. Mu buzima busanzwe Oye turaho. upendo nakupenda kutoka leo hata Murakoze. nitakupenda ndagukunda Turaho iwanyu urugendo rwakwiriye runini. Yewe ntago akagenda ko kamerwa ntago gakanganye. Ariko ntacyo. Rero nundi ko yehungura kandi mukanya nundi ugiye kurisubiramo. Nundi iri igihe cyaryo. Yego. Aho natwe tumeze neza. Yego ndabibona pe. gusa njye mubwira akantu. Reka mbanze ndebe ibyo ararimo. Ubutaha niwongera kujya utegura urugendo runini cyane, ntukajye ubimbwira. Ahubwo kuva nk'abateye kutubaza icyo kurya mwana cyane mu mazi bari Ntawamenya reka tube dutegereje mu gihe tugitegereje Naho ashama nawe. Nese aho kurya iwanyu mu muraho. meze neza twabikubwiye. Ako simbana nakibyibuka ariko bitewe n'ukuntu nari mbakumbuye. Ntabwo nabura ko bazi inshuro nyinshi. Ahubwo nyama n'agasosi bya bihagije. Nyama n'isupu. N'agasosi. Nese mugenzi wawe cyangwa mwese ni bimwe. Oya. Icyo ugiye ku icyo uri bunyakirize. Icyo uri bwabashe. Ibyo ndi kukubaza. Kanyanga n'imegeri. Ibiki? Nka Terezi. Ngwinki. Kanyanga. Turi mu Rwanda. Ubu uyu muntu ngaho Kanyanga ngaho imegeri noneho ngira naho niho nazumva mu kwezi kwa karindwi. Kaberukaga rwose tukiri Uganda, ubwo unyihanganire nyine ni ikibazo cy'inzara. Nguyu amaze iminsi mu Bugande. None se kuki atamenye ko yageze mu Rwanda akazana imico y'iriya hirya. Uyu n'igihe ajya by'amakarota ari mu Buganda no mu Rwanda. N'ubu ngubu reka ashobora kuba wagira ngo araryamye. Simbizi ahubwo ngewe nze nabo gakire kanjye manze mbe nkavuvura. Ganze ubwo we cyo akora yiteye umwaka. Naho nakanyanga ziha. Ariko nanjye ibyo natse oya gereza ne. Angana guko turi mu Rwanda. Ariko iriya ngeso iriya mico kubera kuba muri Uganda nyine kuba Uganda cyane cyane kanyanga nizo zikunze kuboneka, nizo twamenyereye kwinywera. Ariko ubwo nyine turi muraza kunyihanganira. Uriya kuba ahantu igihe kinini nawe siyo kanyanga sishongera rogo afite akabi ka kanyanga. Ese mubona kanyanga ikindi nakwakira. Basi cyo biretse. Akabanze bamazi mukarabe. Yazanira. Akose muraguma kunsiragiza tega. Yazanira. Mande uri mu biki? Ibure buryo uri kwitabira. Akatinga iki waziyemo. Sema uri mu biki? Ako naso. Marabye ari kubizi. Mukobwa wanjye wirute. Yego papa Uri wanjye. mu byo nakwata. Mwiriwe. Aba bashyitsi. Yewe wewe. Aba ni abashyitsi nyine bazidari. Ariko nyine binishire wanjye. Inde? Ibi ni inshuti ye.
Nguyu ni igiki, nguyu ni igiki. Asa batunga intoki byugire byo bubaha abantu dore uyu ni sheri wanjye. Sheri wawe se sheri wawe iri akakanya iminota 5. Sheri wawe aje mu biki? Kandi waruje neza umbwira ngo mukobwa. Ibyo bikombe se bikuye. Naringiye kubakira nyine. Kubakiriza se? Ngiye kubazanira ibyo. Ukibesha ukankurira ibiryo mu nzu wambona. Akakanya uve ako ngiye hari ikibazo nyaniba. Akakanya wize ejo bundi. Uvuye kwishura ejo bundi kwa gatanu bati ngaho bandera bati ngaho ninishyura amafaranga ngazira gutwiki niki utangiye kuzana shera amafaranga nagutangiriye warayanyishyura. Nese warangurizaga noneho warangurizaga nese nizo ni inshingano zawe nk'umubyeyi. Umurima wo mukaburi ejo bundi waragiye. Ibyo ngibyo asa ni ngombwa ngo witeze n'aba bantu bose batwumva ko papa ngiye. Umurima wo mukaburi ejo bundi waragiye. Urumva? Inka ejo bundi twarayigurishije. Urumva? Hanyuma ujya kwishyura amafaranga yanjye twagiye tugutangirira oya ni ibimenyetso niba natanga nta kibazo nta kintu batwa amafaranga twagiye dutanga twimishije ibiryo n'amugena no kudoragura. Ubu ngubu umaze kuyansubiza ku buryo wumva yuko akakanya watangira kuzana basheri hano rero mva mugena ngo akaba ari ukumbwira ibyo byari inshingano zawe kubikora nk'umubyeyi wabyaye. Uretse wari kwemera ko ngiye hanyuma ngo ikibazo ngo kiri he? Ikibazo n'umubyeyi umaze kuzura imyenda ku buryo wumva yuko ugiye gushaka nyine ntago wakaba yari ukumbwira nk'umubyeyi wabyaye. Ako se nuko nk'ukubwira abashyitsi basuye abantu mumpagurukire mu rugo. Aya mazi se nsukira amazi akomuze ubu maze gukaraba none unyimishije utwimishije ibiryo. Nese ushaka gukaraba sukira mutuzanga dukinika ubwo mwagiye mukabanya ubudabuni suka amazi uzane tuvugane niko iyi myenda ego amana uyu si wa mwenda wa mwana ra utabuna uyu mwenda ukiraho ngaho ngani amazi nikarabira. Ubu niko mwabahungu akakanya uyu mukobwa zuri kugira meza hano nikarabira. Ako se nta nubwo wajya haraho twogera ngo ariho wogera nkarabira. Ubu ndasimbona asa nabi akana unyuguza yandi uzanizo na yandi yarahari rero niko mwabahungu akakanya ese undi mwampagurikiye mu rugo mwabahungu nera za yankoni yanjye yindi ya kabiri nkwere izimbwa iyo nsanga hanze yo kavuga bambamwe. Dore umusaza we mbega umusaza w'ingegera kugira ngo mwana none intege mbaye ziranyama nimvuye mu rugo nimbaje kwijya ku musaza ngo ntabwo ndarya ibijumba yewe mbega umusaza arega agashaka no kudukubita nyagukubitwa n'agaca gaturutse igabiro gahetse imivunde mu ikarito. Icyo ntabwo ari ikibazo ngiye kurege nirase ku musaza ngo ntabwo ngiye kujya amanyama none shaje isanga ndebe mu kinkoreye simbigenje ntoya yendera ntari inyama ndapfa icyo kibazo ndapfa yendera ntari inyama aho wagombaga kuzirya birarangiye ntabwo kiziriye kuko ubonye uriya musaza yuko afite inkoni wakubita n'imyikarire. yajya tujye kwireba ibintu byo mu rugo. Ibijumba si ibijumba byo urabihabwa nande n'uburyo wavuyeyo wikazanuye kuri muzehe umubwiye buryo kigiye kurya inyama. Tugende nta ntege nkuciye ariko na bya bijumba ntabyo uri bubone. Abajama bimeze bitese ni ibintu ni fomu mudi none se kumera cyane makuru nayo kabisa numva wimyoza nose abona muri ku cyangwe uyu munsi mwawe uryoshye kabisa uko mbareba ivugiresha abantu basa gutya uri kwajuzwa neza kandi ubibona arimo arayora nk'imakasi icitse umutayeri. ntago bivuze ko nzibuze ndi kuzireba ariko ziriya nyamukuru none se we gira inka n'abasore basigaye baziba. ese gira inka n'inyama wowe ndahonge tugendere kana n'isi inyama muziburiye he mani
abantu bari ku cyangwe gutya se ahubwo ni gute mutanazigurira duhombye no ku munota wa nyuma mwana byari bisema mumbwire ndabona uyu agahinda ari kenshi wowe uri kwishima mu ngofero bimeze bite nani nabi danje kuva kera twajyaga dutanu bukwe bakaduha kirida tugategereza inyama tukazibura mushuti wanjye ko twajyaga duhura tukaganira neza yabaye mbwiza ukuri mwana tubuze inyama buriya niwo umujinya ubona muzibuze gute se muzibuze bari bazizanye zinahageze tugiye kurya ese kwanda hazi nkonko niyo habaye ikirori niyo habaye ibintu dukoreye niyo habaye ikirori amushije ikibano iyo kimfata cyane ari butabarwe nyine inyama zibuze gute mwari mwagiye mu kihe kirori twari twagiye gusura ububebi kubera ko twari tumaze iminsi twarabimuteguje atubwira buryo cyo azatwakiriza inyama hanyuma se inyama ni gute mutaziriye ari mwe mwaziteguriwe n'ibirungo we ariko dore umusaza ari mwe mwaziteguriwe mbwira ni gute zitabonetse mwana uriya musaza tumurwara inzika n'ubundi ni ahantu umva ziriya nyama duhombye zirabuze ngo zirabuze reka uriya mujama mwana agira umujinya kuko turahombye uretse ko nta kundi sinanzi ko ari umukobwa uzimwimye kumbi ngo nyirabukwe ngo umusaza aradukoze gusa nyine ahubwo amana yakomeze nigendere ibyo bintu uzabimbwira neza numva uri kubimbwira amahushuka nzakubwira ariko wumve ko duhombye umujeni wanjye inyama ngo nkomeze merekeze uno mujama wanjye turebe uko n'ibya bijumba bari iriya ntumbi koko ku izina ry'Imana nimpamo koko ugiye kwira ntageze ku kabari hejuru yirangegera shaka kubyara nabi koko ariko urabeshya umunsi urabirya ubanje kunyica none nimpamo harapfa ntabwo rwose uyu munsi wabikoraho nta soni ubu se koko nimpamo pe ntarapfa ntabyo urya uyu munsi nuko rero uragarutse ariko ibijumba se urabijyana ubu ntiwahashywe inyama siko wavuye aho uvuze ugiye kurya za manyama niko se sha bakazitunga inyama murazimashye ubundi muvuye kuzirira amazi se ujya kunywa wayavoma iyo mwishu ntaho wanywera amazi tuvugisha ukuri nakubwiye ngo ahirire ingurube ngo reka ngo nagacibwa ibere ahirire ihene nagacibwa ikirenge papa nta kibazo ibijumba by'ibyo yavugo umeze kankurebere ko byahiye mwa ibijumba sigira ngo kugira ngo ibijumba byarabuze kwa Karoli kankwarurire ni mamada ubu sugira ngo kugira ngo ibijumba byarabuze ubona hase ariko kinyuze hesha kwanye hanyuma rero sha umva nkubwire nkubwize ukuri sibyo turakinze kare wankubise amazi mu maso unkuba na zero ingurube nazahiriye ihene zahaye ngaho ry'ibijumba nakubwiye ngo ntungarukiye mu rugo uje kumara icyaha ngaho ubundi ugiye kurya inyama wahashye ya marozi yawe utsindagire muri ibyo buntu papa n'ingufuri arabikweretse ariko nayerekana ndikubwira ko atari buduhe ntabwo yari bubivuye pe reka abantu bagira umunsi muri papa
ahubwo ngo warose nabi burinda buke. Wagiye gushaka inyama urazibuze, ibijumba ubitaye utabiriye, none uragarukira urabibuze. Warose nabi burinda buke. Maze no kaba mu ntoki koko Usengera ndetse yuko njyewe n'ibijumba ntabwo mbikunda nawe. Reka se rero burenze biriya. ariko rwose ahubwo wayibuze ukari iki mu ntoki utabije kurya ibijumba Kandi ntabwo nari burenze ahubwo biriya. byaba twagize umunsi mubizana hano Ni twese. Ariko cyane cyane wowe. Mwero tuzi nta kundi. yabishye gute ayo n'amarongano basi tuye kuya mu rugo ko hari ikintu cyahiye nawe abizi wanjye batetse Mu rugo batetse kayote zirimo ubunyobwa. Twahiriwe. kwambesha n'uriya mukecuru n'icyo